n'igishashi urabibona ko ufite imbaraga nyinshi cyane. Urabibona urimo kuzamukana ni mwinshi cyane kandi ntabwo utwara umuriro mwinshi muri cash power. Cash power ntabwo itwara umuriro mwinshi. Urabibona ko wafatisha icyuma urabibona ko cyamaze gufata byarangiye. Ndaje nawe ndabikwereka wenda nawe wifatire inyundo ubone urebe ni ukuvuga ngo yabyarangiye rwose. Urabibona ko bino cyuma byarangiye. Ushobora gufata n'akandi kantu, ushobora gusigira bageti yose ikaba yarinda ishira nta kibazo kibaye idacika. Urabona ko kandi twara ibice by'umuriro bike. Nk'ubu ngubu nko ku rugi abandi bakoresha nk'umuriro nk'urugi rwa sempure ku mashini zisanzwe ushobora gukoresha nk'umuriro w'icyatanu, ariko ngiye mba nkoresha umuriro wa 200 gusa. Ifandwa TV, Factory Wandwa Magana TV. Kwizera Dani, umugabo ufite umugore n'umwana umwe wo mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Kigabiro, akagari ka Sibagire, mu mudugudu wa Kabuga, yavumbuye imashini isudira itandukanye n'izindi mashini dusanzwe tuzi zisudira. Iyi mashini avuga ko amaze kubona ubushobozi busabwa ngo agure imashini isudira n'umuriro bitwara, yahise atekereza ubundi buryo yakora imashini ihendutse kandi ikoresha umuriro muke, kuko iyi mashini akenshi ikoresha amazi. Uyu Kwizera Dani akaba yarize electricité mu kigo cy'imyuga cya Center for Champion, ari naho yakuye umurava wo gukora ubuvumbuzi bw'iyi mashini. Izi nsinga ni insinga zidakomeye cyane, kambivuge gutya, zikomeye zitwa mane. Kuvuga ngo ubundi aho ushobora gusanga kwa ko imashini yagiye idatwara umuriro mwinshi, ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu ubona yuko mbona nakoresha insinga zoroshye zishobora no guhambira ku buryo bworoshye rwose. Ubundi usanga ahandi biri ngombwa yuko abandi usanga bakoresha ibitsinga binini nk'ibitsinga byo kuri riga, ariko n'insinga za omani rwose wazikoresha nta kibazo. Hari akantu k'akamashini se gafata bageti, ni pensi, ntabwo kitwa kamashini, ni pensi. Ni ukuvuga ngo pensi ngewe narebye ndavuga ngo ngomba gukoresha urubaho, kuko buriya urubaho iyo rwumye ntabwo rutwara umuriro. Ariko usanga ngo nka ziriya pensi akenshi ziba ari ibyuma, rimwe n'imwe zishobora guteza impanuka kubera ko ziba ari icyuma kandi icyuma kikaba gitwara umuriro. Ariko rero nk'uru rubaho rwo ntabwo rutwara umuriro kuko ni igiti cyumye. Ni ukuvuga ngo njye nicyo nifashishije mba aricyo nkoramo pensi. Iyi pensi urabona ko ni pensi nziza cyane, niyo nkoresha kandi ugasanga irakora neza cyane. Ubu nta mpanuka ishobora kuba yateza, ntiyamfatisha umuriro kuko ni igiti cyumye. Kubona ko ni made in Rwanda rwose, ni igiti cyumye rwose kimeze neza. Hanyuma ubu ngubu rero isigaye nuko ngiye gushyira ku muriro, ngeze nkatangira igikorwa cyanjye ugasudira. Electricity tukarebaho gacomeka bikagenda. Nkarebaho nkacomeka, kuvuga ngo nk'aha ngaha nk'urutsinga rwa rwarazanye umuriro ndimo kurubona mba nduzi. Nkareba na netire, ubwo mba ngomba kumenya ngo netire ndayishyira, faze ndayishyira aha ngaha, kugira ngo bitaza kuba byateza ikindi kibazo. Ni ukuvuga ngo iyo nsoje hariya urasudira. Ikindi ubwo ni ukuvuga ngo aha ngaha mfite mase yanjye, ikindi ngo ndatangira nkaba nasudira. Nkareba yuko y'amazi bikoze. Aya mazi arakora cyane, umuriro w'imbaraga cyane. Urabona nawe n'igishashi urabibona ko ufite imbaraga nyinshi cyane. Urabibona
urimo kuzamuka ungana ni mwinshi cyane kandi ntabwo utwara umuriro mwinshi muri cash power. Cash power ntabwo itwara umuriro mwinshi, urabona ko wafatisha icyuma urabona ko cyamaze gufata byarangiye. Ndaje nawe ndabikwereka wenda nawe wifatire inyundo ubone urebe, ni ukuvuga ngo yabyarangiye rwose. Urabibona ko bino cyuma byarangiye, ushobora gufata n'akandi kantu bitewe wenda n'ikintu runaka ushaka kuba wakora. Ni ukuvuga ngo rero urebye iyi mashini ni imashini yanjye, bumva ko ni igitekerezo cyanjye nagize, nakubwiye ko natangiye kukigira 2018 kugeza uyu munsi nibwo kimaje kujya mu bikorwa. Ni imashini yanjye, urabona ko rero iyi mashini ntabwo ihenze, ni ukuvuga ngo nta bintu bihenze. Urabona ko nayihaye amapine nk'igihe runaka ushatse nko gukora ugushaka kuyigizayo ku buryo bwakorohera uyisunika ikaba yagenda, kubera ko nayihaye amapine. Nta bintu bihenze, ikintu kiba gihenze ni nk'insinga nabwo ntabwo zihenze. Urabona ko insinga ziranga ntabwo ari ndende, ariko ushobora kugira insinga zishobora kuguhenda bitewe n'ahantu ugiye gukorera. Gusa ugomba kugira insinga ndende, ko igihe nk'umuturage amamagara nkajya kumukora nk'imireko bikaba ngombwa ko nta muriro afite iwe, nkaba najya gukurumurira ahandi hantu hirya kuri nko ku muturanyi we, niyo mpamvu biba binsaba insinga ndende. Hanyuma rero iki gihangano cyanjye ndifuza ko nabasha kubona ubuvugizi, ngize nk'ubuvugizi nkabona nk'ubuvugizi nkakorerwa nk'ubuvugizi. Urabona ko iki gihangano ni icyanjye gufite n'ahandi hantu nagikuye. Ni ukuvuga ngo icya mbere ni uko ari icyo mu karere ka Rwamagana, ni icyane iwacu mu karere ka Rwamagana. Ni igihangano cyanjye nicyo nagize, ni icyane iwacu Rwamagana. Mu Rwanda ahandi hantu kiri sinzi niba no ku isi hari naho kiri, ntabwo mbizi. Ni ukuvuga ngo mbonye ubuvugizi rero gishobora kuba cyaba develope, umunyarwanda wese akaba yabasha kukibona ku buryo bworoshye. Kandi ikindi ngira ngo wabibonye gikoze mu ndobo, ngira ngo ujye ubibona akenshi rimwe na rimwe nk'indobo ziba zavanwemo amarangi, zigenda zijugunwa ahantu hirya no hino hatandukanye. Ariko urabona ko ngewe iki gihangano cyanjye ni uko cyazikusanya za ndobo zata agaciro zabaga zinagiye ku gasozi, nkaba najya nkoramo izi mashini ku buryo n'ubundi za ndobo zagaruka zikongera zikagira agaciro zitabaye umwanda mu gihugu hirya no hino. Hanyuma rero urumva ko ndamutse nabonye ubuvugizi, numva ko iyi mashini icyambere irahendutse. Umunyarwanda wese, abaturarwanda bose yabasha kubageraho ku giciro gitoya, kuko n'ibitarenze 20,000 urumva yuko ni ibintu byabihendukiye abaturarwanda. Kandi ikindi urumva ko byagiye yazamutse ikamenyekana, ntabwo yangira akamaro nyine. Urumva ko n'abaturage muri rusange kandi n'igihugu, kubera yuko hari izindi nyungu nyinshi igihugu cyagenda kiboneramo nko mu gutanga imisoro ndetse n'ibindi, kandi n'isuku, kubera ko za ndobo zatezaga umwanda, za ndobo zaba zibonye akazi ko kuba zakoreshwa. Ndumva rero muri makeya, ndumva icyifuzo mfite nuko nabasha gukorerwa ubuvugizi n'umuturage wo mu karere ka Rwamagana. Hanyuma nanjye iyi mashini yanjye ikaba yabasha kuba yamenyekana, ikagera ahantu hose, ku buryo uretse n'u Rwanda ndetse na Afurika n'ahandi, ku buryo iyi mashini yabasha kuba yagera ahantu hose ikajya ikoreshwa. Murakoze cyane. If1 TV, Factory 1 Rwamagana TV.